wagarutse no kuri Jackie ntabwo nabyibagiwe nabyumvise. Oya Jackie we mumenye ko ibya Jackie byarangiye, mumenye ko ibintu bya Jackie byarangiye, sidigiye kumunangura nkuko ngewe ngiye kumushingura. Urumva uriya yanduje sida abantu babandi, yanduje imiteza abantu babandi. Buriya Jackie ni wa muntu ntabasha kuvuga ngewe ngo birangire, kuko uriya ngewe amora mu ntekerezo buri uko buke nuko bwije ngenda murota, mpora numva ngewe umutima urimo kumumbaza ibintu byinshi, kuki ubana n'indangamirwa cyane ko nawe abyimira ko ari indayicuruza umupuri, sibyo se? Gendandukanye n'uriya mukobwa manu uvuga yavutse ari umukobwa afite igitsina gore, afite ibisate bibiri ariko nge mfite kabanda, anyara yicaye ariko nge nkanyara mpagaze. Ibyo bimenye ndagira ngo bino tubitware muri ubu buryo. Oya nta discipline nkeneye, ndagira ngo kuko ndabubaha buri muntu wese ndamwubaha, ariko bo nubaha ntago ariko bamfata neza cyangwa ngo nabo banyubahe. Nge ndakubaza wowe uransubiza uko ushaka. Iyo uvuze ngo Jackie arwaye sida yayanduje abandi, Jackie acuruza abana b'abakobwa, Jackie ibi ibyo ngibyo ni ibintu we ashobora gukurikirwa n'amategeko. None se ashobora gukurikirwa. Reka tugarukira aho ngaho. Buretse gato. Ibyo bintu byose bikurikiranwe, ariko na Jackie mbere yuko bamukurikirana nawe ashobora kugutangaho ikirego avuga yuko umuharabika. Ibyo ngibyo we witeguye kubyakira? Ahubwo yatinze kuko ngewe namuhaye pase z'abagabo benshi. Ufite ibihamya byuko hari abantu yanduje sida ko hari none se ibyo bihamya nimbitanga icyaha kizamvaho? Ibyo bihamya mbitanze icyaha cyamvaho nago cyamvaho niyo nareka kubitanga. Icyambere cyo Jackie itabigera mwishe, hari abantu muhuje ibitekerezo kuri Jackie. Urumogi rwaramwishe, uguma se urumogi rwaramwishe yimwera itabi. Ndakubaza ni yimwera mugo cyangwa hari nabandi bantu babizi muhuje? Ari abantu benshi babizi kandi nawe arabyemera ngira ngo murabizi ku nkoranya mbuga. Uriya nta nubwo ngiye bakwirirwa ngiye banavuga ngo Kayusi ngo yahoteje Jackie cyangwa nago yamuharabitse, kuko uriya nta ruvugira afite. Ikindi cya kabiri uriya barahanye ntako batagize, uretse ko bagiye banamuburira inshuro nyinshi bakamuha warning ntabyumve. Asigaje ikintu kimwe gusa, niyongera kwikaresa akongera kwikorakora, akongera kwikinisha ku karubanda, yikorakora ku mabere, afata n'ubwambure bwe n'ikibuno cy'umukara mbona cyaguye ingese kagishira kuri kamera. Uzarebe ukuntu bizagenda. Ariko ibyo ntago yakabibajijwe na Kayusi. Oya ngewe impamvu mbivuga ega hari abantu benshi bari kumve ndi kumuvuga ubwo nguri kumushakaho hit. Nge nakoze hit nkora imva, nakoze ibihangano byinshi cyakataraza. Abantu bamenye ku bihangano ndinimba Satani kanya ku mabyaso ndetse n'udutura ijana. Hari n'indimo nagiye nandika ndetse nkizi ndaya muraho, sibyo se? Murazizi sibyo? Nakubita ku gitsina ngira ngo murabizi sibyo? Rero abantu benshi ngiye bamenye Kayusi wa nyawo ubu ngubu, Kayusi wa danje wa kera yari wa wundi wa kera. Yaba ari kwa kundi umanika gati wicaye wajya ukamanura ukiyeme nishake nzahubuke, nishange nzagusha ikibuno cye, nzagusha amazuru. Ubu ngubu ntago umugabo uko aguye ariko amabya ameneka. Ibyo bimenye. Uravuga uti Jackie ndagufite umva ndagufite. Hari ibintu byinshi umva yuko byanze bikunze ikibi cyose cyamubaho ushobora no kukigiramo uruhari. Ibyo bintu ejo bundi agize gutya agatsikira, waba uri ready, waba witeguye kubazwa ibijyanye nawe? Ni ukuvuga ngo nta upfusha watabyaye, kandi burya ibimenyetso byishe umuntu biba bihari, biba bigaragara twemeze. So uko byagenda kose ntago ari wowe uje kuncira urubanza cyangwa wenda ngo ugendere ku ibingibi ndi kuvuga, kuko nawe yashinguye benshi. Ikindi cya kabiri yagambaniye benshi, ikindi cya gatatu aharabika benshi. Uri kumva se ibyo ashaka mu imihanda nibyo nanye ndi gushaka twemeze. Ibimenyetso bimfasha apana kuvuga. Burya akarimi ni inyama yigenga, kandi akarimi ni inyama ivuga ibyo ishaka twemeze. Icyo gihe ibimenyetso bigaragaye bimpama rwose, nakwemera bakamboha, nakwemera bakamfunga, nakwemera rwose bakankatira. Ariko mu gihe nzi neza ko nge ntacyo nishinja kubyerekeranye n'amakosa ya Jackie, kubyerekeranye n'ubugome bwa Jackie, bro ntago nzamuhereza habe na gato. Wabikora utese ku buryo nyine ibimenyetso bitakugaragara? Jewe so nukuvuga ngo ngewe navuga ibintu byavuzwe nawe. Ushobora kumugambanira? Oya sinamugambanira, ahubwo ngewe ubwanjye kumva se yenda siwe wagenda ngo mukorere ikintu kibi runaka, yenda ushobora kumutumaho
oya ntago namutuma ahubwo ikintu nakora kumva se ndi kukubwira jewe nibyo ndi kukubwira Imana senga umuntu wumvise cyangwa wumva n'ubu ngubu uvuga ngo jewe Jackie ndamufumva ngo agombe ahangayike bitewe n'ibyo yankoreye bitewe umushinza yuko yanduje muvandimwe wawe sida agapfa umushinza n'ibindi jewe ni wowe ubizi reka nkubwize kuri jewe ntabwo bamfite oya buretse reka nkubwire ikibazo cy'igiki adafite gushaka bakakubwira ngo ariko se uri kunera ubwoba wewe ugeze gutangaza yuko ibintu byose bibaye kuri kanaka ushobora kuba ubiri nese ubundi reka nkubaze Jackie ni muzima Jackie urama atarapfuye ahagaze kandi sino gupfa Jackie buriya nta kintu na kimwe amariye kino gihugu uretse guharabika abantu bagituyemo ni sina cy'Imana nta musanzu tumuzi na business agira tumuzi nka kikaga koko kaba mu bigori kamu nk'ibigori uravuze ngo yapfuye ahagaze yapfuye ahagaze uriya nta nyungu nimwe tumuziho inyungu tumuziho niyo guharabika abantu nkumva se no kugenda shimuta abagore babandi nakabagabo babandi no kugenda acuruza abakobwa babandi rukumva se niyo nyungu tumuziho nta kindi uriya yahombeye igihugu rwose nta muntu ugira akamaro ku bantu bose ariko nta muntu ubura abafitiye akamaro uwaguhuza n'abantu afitiye icyo amariye ibyo bintu ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese mukomeje gukurikira Yakamwana official ndabashimiye mwe mwese mwatanze uruhare rwanyu ku buryo icyo dushyizeho cyose mukibona tugakomeza kubana kandi twizeye ko mugiye gukomeza kudukurikira nubwo twari tumaze igihe tudakora ngo tubagezeho amakuru cyangwa abantu banyu mukunda ariko ubu noneho turahari kandi twagarukanye na Kayus tuzagarukana n'abandi dufite abantu benshi mukunda bose tuzagenda tubabazanira kubw'ineza yanyu tugwaye ikaze rero Kayus abantu benshi bajye bavuga ngo wese ngo cyakintu ngo ntago kirapfa ngo ko tubona ngo kikiriho ese ubundi reka nkubaza kuki abantu babona umuntu bakamwifuriza urupfu mana sibyo abantu barambona gucya je ninge muntu babonye uri se kibikuruta abandi bose sibyo ninge mwabonye urupfu rukwiriye ariko baravuga ngo ntanduri vugira ubusa ku gasozi tujye tureka ibyo bintu byo kugambanira abantu tujye tureka ibintu byo gucira imanza umuntu si we wandemye nta nundi muntu wigeze undemye uretse Imana yonyine niyo yandemye ngewe umunyarwanda yaravuze oya ntanduri vugira ubusa ku gasozi none se reka nkubaze uwo mugani sobanura iki kuri ngewe ni ukuvuga ngo ibivugwa biba bifite icyo birenguriraho none nyene wewe ni ibihe bintu nziho bibi ni ibihe bintu nziho bibi ahubwo ko ibyo bivuga ngo ibibi bikorwa namwe ni ibiki bakuvugaho bibi ko ari wowe bavuga ejo bundi nge nagize ni ibiki bashinza ko bakuvuga ejo bundi nge nagize gutya urumva se abantu barambwira ngo urumva se ngo Kayusi ngo ni wa muntu ngo wanze ngo kuva kwizima ngo buraya ngo bw'ubutinganye ngo yabukomeyemo urumva se ngo nubwo ubona ngo Kayusi ngo agenda kuriya ngo ibiyobyabwenge urumva se reka ngwize kuri nge ntago ndi Yakamwana official ntutujijishe yewe ntago ndi gitafu jewe ntago ndija ku Rwanda Queen of the Beach jewe ntago ndi Kanyombya jewe ntago ndi Nzovu jewe ntago ndi zindo ndangamirwa zicuruza umupuri hano ku mihanda je ndi Kayusi wa nyawe aho watuvanze oye ibyo navuga natanga urugero nabyumvise nyene wavuze ngo ntabwo uri indaya nuri n'umutinganyi uburaya n'ubutinganyi ni ibintu bibiri biratandukanye urabavanze rero kuko muri abo bantu uvuze yenda bamwe bajya mu ndaya abandi bakaba indaya ariko sabati hari uburaya bw'ubutinganyi hari n'uburaya busanzwe bw'abaryamana n'abantu badahuje ibitsina nk'umugore n'umugabo uburaya nyine bumenyerewe yego ariko nyine iyo ugiye mu buraya bw'ubutinganyi biba byarinze imbibe biba byagiye kundi rwego oya uburaya ubutinganyi ni ibintu bibiri bitandukanye sibyo hari kuko buriya uburaya bw'ubutinganyi ntago buba ni iki muri ibyo se wemera nkawe nta na kimwe ni iki bagushinza se muri ibyo icyo banshinja n'ubutinganyi uburaya kandi mu by'ukuri nababivuga ubundi kuki babivuga ababivuga buriya ababivuga wasanga baranyifuje sicyo cya kintu se nakubwira wasanga baranyifuje bashaka kuma umupuri bashaka wenda ko tubihuza bagashaka ko dusubira muri bya bihe nuko se byavuzwe mu buryo bw'akajagari bw'urusaku iyo babivuga bitonze bari kubemerera ese ubundi reka ngubaze mwana si byose kuki uri kumbaza ibyo bintu byose rega wowe ufite amakuru ugomba kutugezaho amakuru ngomba kubagezaho nayahe mbwira nayahe ni ibintu byanjye byose murabizi ubuzima ngewe mbamwo wa buri public ubuzima bwanjye bwose buri hanze ubutinganyi bukuzwiho
nubwo buraya bukuzwiho no kuririmba satani kanya ku mabya Yesu na satani n'izina nico bitu turijana none niki bakubeshyera ibyo ngibyo barabivuga gusa ariko nta numwe uramfata ngo amfatane mu cyuho neze kubyemera niki kibabuza kubivuga ntago ngiye mbyemera mwana sibyo ngiye ntago mbyemera sibyo se abo mbyemereye ni kwa kwikiza umwanzi ngavuga ati kama mbaya n'urupfu by'abantu reka mbyemere ni ukuvuga ngo ariko nyene ndajigisha ngiye simba nabyemeye bindi ku mutima ubu ufite ukuri mu mutima wawe mba mfite ukuri muri ngiye kuri kundi ku mutima mu mutima wawe usanga ugiye guharira nabo byavamo ibindi bintu ugahitamo kubyihora ese ubundi iyi mbwa imotse nawe ukamoka mwese mwabaye imbwa buri mbwa yose igiye kunyuraho ukayitera ababuye nawe wawe ubaye nk'imbwa uri kumva se bishaza ngo imbwa zimoka ntago zijya zibuza imodoka ari komeza kugenda ahubwo yabukerereza aho ugiye akira ibintu uvuze ni sawa kano kantu nkazi ku bakobwa b'abarezi bene nkazi ku bakobwa b'abakobwa kano kantu ariko reka nkubwize ukuri ya magambo mvuze ni ibintu bituma mu buzima bwa buri munsi ariko ubundi reka nkubaze ikintu kimwe sibyo wewe iyo undebye urabona ntari muri diaspora urabona muri diaspora urebye ukuntu gemeze urebye n'ukuntu nambaye ukumva se urabona nge nta muri diaspora ariko ushobora kubitira oya mani imyaka munzi ni myinshi imyaka 20 ndi mw'imihanda abantu benshi rga bakubona kuri izi kamera nako ntago baramenya uwundi we ariko kandi ibintu byose biba reka nkubwire nge ntago ushobora ngewe kungeranya na bino birura bro si byose oya tureke ibyo oya kuki utivuga ahubwo ukavuga abandi wowe vuga uruhande rwawe abandi bareke ariko reka nkubwire mwana wa munyamakuru we siko yemeze ndakumva wowe ni we munyamakuru oya buretse ntangaza amakuru nahawe wowe uri umunyamakuru kuko ni wowe nyiramakuru ngewe ntangaza amakuru mpaye none amakuru nguhaye urumva se nuko ngewe uri kumva se ariko si ukuyafata buhumyi nanjye ngomba gushyira mu bwenge nkakubaza ibyo bintu byo kuvuga uko ugaragara ngo iki nge nari nkubaje none se niki kidasanzwe hagati yanjye nawe cyangwa wenda niki kidasanzwe ku bantu bari kundeba akakanya hagati yanjye nawe niki kidasanzwe ni ikihe kibi wamunziho cyaba cyarababaje buri muntu wese utuye mu isi cyangwa uri kundeba impamvu waje hano ni ukugira ngo usobanure ku cy'abantu bavuga ko Kayusi adashobotse ahubwo nibo badashoboka ni nabo badashobotse ubwo bakorera ibidahwanye impamvu bavuga ngo sinshobotse ni kwa kundi kwingwa ikurira abana ikagutanga kurakara kwa kundi babashaka kwikubira rega mwana umenye ko nta n'urukundo rukibaho no love bro reka nkubwire icyo dupfa nuko bikunda bakanshyira munsi y'ibirenge byabo kandi nge ndikunda ni mu nyaga nge nzikunda uri kumva neza nicyo dupfa nta kiri kintu dupfa biravugwa hano hanze muzajye mubivuga muzajye kandi munabanza munaborose muzajye munabanza munatekereze mujye no gusenga mukizwe biravugwa hano hanze ko Kayusi ikintu cya mbere abantu baguhora kuvuga abantu gute se mbavuge bose ko bamvuga okay kuvuga abantu ibintu udafite ejo bundi ibintu ntafite ibimenyetso gihamya oya ibyo ntago bibaho mwana reka n'ubugoryi ibintu ntafite igihomya guteze reka nkubwire ejo bundi murinda habi ko nari ngiye yumva yakoresheje ikano se muhungu baravuga ngo se ngo nayo ngo wabaye nka Kayusi ngo usigaye ngo wambara amajipo ngo n'imisatsi ngo usigaye ngo wambara ngo n'amasutiye undi sare wawe na se mungu nira watanze undi kuba umutinganya ibyo ntabyo nzi nge ntago kwigaragaza nk'umutinganya kuko ntago navuga ngo umutinganya jewe uko naje ntandukanye jewe uko naje ntandukanye na se muhungu icyambere cyo Eric bamuzi hingeso yo gufata abana babandi akabashuka akabarongora ku ngufu urumva abana b'abahungu akabarongora ku ngufu akabakoresha ibintu by'ubutinganya ngiye ikintu nzwiho buretse nkubwire ngiye ikintu nzwiho kandi nemera kandi nanasubira imbabazi ku bantu ndetse no ku Mana ndetse no mu buyobozi sibyo nuko iyo ndakaye nta kiribure nkatumutwe uri kumva se nkahita mpangana n'umuntu wandakaje cyangwa wampemukiye ariko nyuma yawo bakumva ko nabikoreshejwe n'uburakari oya ugira ikibazo cyo mu mutwe jewe se ngiye ntago ngiye kwibeshyira ngo nagiye indera nka Queen of the Beach bita Jackie singiye kwibeshyira ngo mere nka yakamwana ugenda uvuga ngo yagiye indera singiye kwibeshyira ngo umwe nka jitafu ngo ngwa mu karongo n'ikibaba singiye no kwibeshyira ngo nge nakiye mfungwa nk'abariya babiri atangiye we ngo hari ibyaha nge nzirange nakozo ya ngiye witeka ryose nzira ikintu nakoze nyishaka urumva nkazira ikintu kidakomeye kitari grave ariko nkazira ibintu
ubona ko ndengereye nkabikomeza byavamo ikintu gikomeza ayo makosa. Ngewe nta muntu n'umwe ugomba kuza kujajinga ubuzima bwanjye rwumva atantunze adafite ikintu avuze mu buzima bwanjye, uzashaka kugira icyo amarira ubuzima bwanjye azambwira buri kimwe cyose nyumve. Ntago uzaza kunyumvisha ngo ngembeho nka runaka. Je ntago genzaza ngo mbeho nka Mitsusu, sinzaza ngo ngembeho nka Sabi cyangwa ngembeho ngo nka Bijobija, sinzaza ngo ngembeho nka Queen of the Beach umwami w'indaya, sinzaza ngo ngembeho nka Miki cyangwa mbeho nka Aga, sinzaza ngo ngembeho nka Yago. Je ntago nzaza ngo ngembeho ngo nka Jitafu cyangwa ngembeho nka wa mukobwa bita abantu n'abandi. Tujye tugendana neza mwana. Buri wese afite uko agenda mu imihanda, buri wese afite ukuntu abayeho. Nta muntu n'umwe ugomba kujya kuzanira iseseme. Nimfa nzapfa rwaje igihe kizaba cyageze. Nuko mugenda ngwese ngo ntagarapfa. Ahubwo mwebwe muragapfa. Tugaruke inyuma gato. Ikibazo gihari hagati yawe n'abandi bantu baraha nuko uvuga abantu akenshi udafite n'ibimenyetso. Icyo ngicyo hanini kandi nacyo kigusemburira. Kigusemburira umutwe ukavuga ibintu byinshi, rimwe na rimwe nyine abantu bagafata nko ariko bavuga yuko baba bitewe n'uburakari udashobora gukontrola, ariko ntabwo numva ukuntu umuntu w'umugabo gukontrola uburakari bumunanira. Okay, turatandukanye bro. Hari abantu bafite trauma. Ndagira ngo nkubaze wibanze ku bantu b'indaya, wagarutse no kuri Jackie. Ntabwo nabyibagiwe, nabyumvise. Oya Jackie we mumenye ko ibya Jackie byarangiye. Mumenye ko ibintu bya Jackie byarangiye, sidigiye kumunangura nkuko ngewe ngiye kumushingura. Urumva uriya yanduje sida abantu babandi, yanduje imiteza abantu babandi. Buriya Jackie ni wa muntu ntabasha kuvuga ngewe ngo birangire, kuko uriya ngewe amora mu ntekerezo buri uko buke nuko bwije ngenda murota, mpora numva ngewe umutima urimo kumumbaza ibintu byinshi. Kuki ubana n'indangamirwa cyane ko nawe abyimira ko ari indayicuruza umupuri, sibyo se? Gendandukanye n'uriya mukobwa manu uvuga yavutse ari umukobwa afite igitsina gore, afite ibisate bibiri ariko ngiye mfite kabanda, anyara yicaye ariko ngiye nkanyara mpagaze. Ibyo bimenye ndagira ngo bino tubitware muri ubu buryo. Oya nta discipline nkeneye. Ndagira ngo kuko ndabubaha buri muntu wese ndamwubaha, ariko bunubaha ntago ariko bamfata neza cyangwa wenda ngo nabo banyubahe. Nge ndakubaza wowe uransubiza uko ushaka. Iyo uvuze ngo Jackie arwaye sida yayanduje abandi, Jackie acuruza abana b'abakobwa, Jackie ibi ibyo ngibyo ni ibintu we ashobora gukurikirwa n'amategeko. None se ashobora gukurikirwa. Reka tugarukira aho ngaho. Buretse gato. Ibyo bintu byose bikurikiranwe, ariko na Jackie mbere yuko bamukurikirana nawe ashobora kugutangaho ikirego avuga yuko umuharabika. Ibyo ngibyo we witeguye kubyakira? Ahubwo yatinze kuko ngewe namuhaye pase z'abagabo benshi. Ufite ibihamya byuko hari abantu yanduje sida ko hari none se ibyo bihamya nimbitanga icyaha kizamvaho? Ibyo bihamya mbitanze icyaha cyamvaho nago cyamvaho niyo nareka kubitanga. Icyambere cyo Jackie itabigera mwishe. Hari abantu muhuje ibitekerezo kuri Jackie. Urumogi rwaramwishe. Uguma se urumogi rwaramwishe yimwera itabi. Ndakubaza ni yimwera mugo cyangwa hari nabandi bantu babizi muhuje? Ari abantu benshi babizi kandi nawe arabyemera ngira ngo murabizi ku nkoranyambuga. Uriya nta nubwo ngiye bakwirirwa ngiye banavuga ngo Kayusi ngo yahoteye Jackie cyangwa nago yamuharabitse, kuko uriya nta ruvugira afite. Ikindi cya kabiri uriya barahanye ntako batagize, uretse ko bagiye banamuburira inshuro nyinshi bakamuha warning ntabyumve. Asigaje ikintu kimwe gusa, niyongera kwikaresa akongera kwikorakora, akongera kwikinisha ku karubanda, yikorakora ku mabere, afata n'ubwambure bwe n'ikibuno cy'umukara mbona cyaguye ingese kagishira kuri kamera. Uzarebe ukuntu bizagenda. Ariko ibyo ntago yakabibajijwe na Kayusi. Oya ngewe impamvu mbivuga ega hari abantu benshi bari kumve ndi kumuvuga ubwo nguri kumushakaho hit. Nge nakoze hit nkora imva, nakoze ibihangano byinshi cyakataraza. Abantu bamenye ku bihangano ndirimba Satani kanya ku mabyaso ndetse n'udutura ijana. Hari n'indirimbo nagiye nandika ndetse ngizi ndaya muraho, sibyo se? Murazizi sibyo? Nakubita ku gitsina ngira ngo murabizi sibyo? Rero abantu benshi ngiye bamenye Kayusi wa nyawo ubu ngubu, Kayusi wa danje wa kera yari wa wundi wa kera. Byaba ari kwa kundi umanika hagati wicaye wajya ukamanura ukiyeme nishake nzahubuke, nishange nzagusha ikibuno cye, nzagusha amazuru. Ubu ngubu ntago umugabo uko aguye ariko amabyameneka. Ibyo bimenye. Uravuga uti
Jackie ndagufite umva ndagufite hari ibintu byinshi umva yuko byanze bikunze ikibi cyose cyamubaho ushobora no kukigiramo uruhare ibyo bintu ejo bundi agize gutya agatsikira waba uri ready waba witeguye kubazwa ibijyanye nawe ni ukuvuga ngo nta upfusha watabyaye kandi burya ibimenyetso byishe umuntu biba bihari biba bigaragara twemeze so uko byagenda kose ntago ari wowe uje kuncira urubanza cyangwa wenda ngo ugendere ku ibingibi ndi kuvuga kuko nawe yashinguye benshi ikindi cya kabiri yagambaniye benshi ikindi cya gatatu aharabika benshi uri kumva se ibyo ashaka mu imihanda nibyo nanye ndi gushaka twemeze ibimenyetso bimfasha apana kuvuga burya akarimi ni inyama yigenga kandi akarimi ni inyama ivuga ibyo ishaka twemeze icyo gihe ibimenyetso bigaragaye bimpama rwose nakwemera bakamboha nakwemera bakamfunga nakwemera rwose bakankatira ariko mu gihe nzi neza ko nge ntacyo nishinja kubyerekeranye n'amakosa ya Jackie kubyerekeranye n'ubugome bwa Jackie bro ntago nzamuhereza habe na gato wabikora utese ku buryo nyine ibimenyetso bitakugaragara cyewe so nukuvuga ngo ngewe navuga ngewe ibintu byavuzwe nawe ushobora kumugambanira oya sinamugambanira ahubwo ngewe ubwanjye kumva se yenda siwe wagenda ngo mukorere ikintu kibi runaka yenda ushobora kumutumaho oya ntago namutumaho ngo ngiye ikintu nakora kumva se nibyo ndi kukubwira cyewe nibyo ndi kukubwira Imana nsenga umuntu wumvise cyangwa wumva n'ubu ngubu uvuga ngo ngewe Jackie umva ngo agombe ahangayike bitewe n'ibyo yankoreye bitewe umushinza yuko yanduje umuvandimwe wawe sida umushinza n'ibindi jewe ni wowe ubizi reka nkubwize kuri jewe ntabwo bamfite oya buretse reka nkubwire ikibazo cy'igiki adafite bakaza gushaka bakakubwira ngo ariko se uri kunira ubwoba wewe ugeze gutangaza yuko ibintu byose bibaye kuri kanaka ushobora kuba ubiri nese ubundi reka nkubaze Jackie ni muzima Jackie uraba atarapfuye ahagaze kandi sino gupfa Jackie buriya nta kintu na kimwe amariye kino gihugu uretse guharabika abantu bagituyemo ni izina ry'Imana nta musanzu tumuzi nta business agira tumuzi nka kikaga koko kaba mu bigori kamunka ibigori uravuze ngo yapfuye ahagaze uriya nta nyungu nimwe tumuziho inyungu tumuziho niyo guharabika abantu nkumva se no kugenda ashimuta abagore babandi nakabagabo babandi no kugenda acuruza abakobwa babandi rukumva se niyo nyungu tumuziho nta kindi uriya yahombeye igihugu rwose nta muntu ugira akamaro ku bantu bose ariko nta muntu ubura abafitiye akamaro uwaguhuza n'abantu afitiye icyo amariye ibyo bintu wabibabwira dore ikinamariye mwebwe abanyamakuru ni ukujyaho mukamuha inkuru za feke so kugenda gaharabika abantu ngo bamukomba mu kibuno oye buretse dore ikinamariye abanyamakuru birirwa bamukoresha ngaha sinzi impamvu abantu batumva kuko ntekereza ko ubugenza cyaha bwavuze uti mwa abanyamakuru ntimukazege mwongera guhakamira Jackie nakomeza uburaya bwe azazira uburaya bwe bwo kwicuruza acuruza umubiri ariko ntazize zire mwebwe noneho mwanze kubyumva mubonamo views zabaye views ariko wibuke ko Jackie arisiga Jackie ararya Jackie aratega Jackie afite umuryango Jackie afite ibintu byinshi ibyo bintu bikoreshwa n'iki yaje hano kuri kamera rero yavuze ko nta muryango afite ngo yabari imfubyi okay icyo kivanemo ariko ariho afite ibintu byinshi akenera akeneye kwambara akeneye kwisiga akeneye kwidepressa noneho abikeneye mu buryo oya tugendane neza abikeneye mu bihe buryo hano kuri kamera akaza agasebya umuntu bakamuha amafaranga yego bakamuha ibihumbi 20 50 cyangwa se nijana hari aho babimuha yego agenda agakemura ibibazo bye ari uko yasebeje abantu ari uko yagaragaje ubwambure bwe buzanduza abana bakivuka igihe cyose bavuze umuntu ase ubundi yagiye gukora akazi ko mu rugo ko n'umundi kuri kashoboye igihe cyose bavuze uri kumuburanira ahubwo wewe mufitana mwahuriye nimba yaragwaye ku bintu bimbwire nimba wenda yaragwayemo pasi wenda z'abakobwa runaka wenda dore ko nawe ukunda abakobwa ariko ngiyewe mvuga ibintu ngewe nzi wimuburanira amakosa arayafite niba yaragwaye panse akaguha abakobwa mugomba gukundana mukanaryamana mukishimishanya wimuburanira n'umunyamakosa ugiye uretse ikintu cyitwa ubutinganyi kimvugwaho ariko nta mwana w'umusore ndigera afata ku ngufu ngiye numara bikanzajya mu butabera wewe ntacyo dupfa ntabwo naguhabika kuko ntabwo wabona ibimenyetso hari ahantu wabibona reka nkubwire tugendane neza ni ukuvuga ngo ubu tuvugane ubu naje
naje noneho nisize urusenda. Ako uburyo uvugamo guhamba Jackie ukamutaba ukongera ukamutaba ugatera indabo ugasibanganya. Nawe nyene okay nawe tekereza ico kintu nk'umuntu mukuru. Sibyo? Ndabikora mu we buryo ko mw'iminsi ngiye kubikora bikabagaragarira mu maso yanyu. Nzabikora mu buhe buryo. Abantu benshi muri comment bazavuga ati ngaho uzabikora turebe ngo tuzakwema. Ngiye ntago ndiciye. Ariko nzabikora mu buryo bw'umwuka. Nzabikora mu buryo bw'umwuka ntago nzamwiyahuraho. Nzahora ndi All Star, nzahora ndi Gang Star, nzahora ndi Big Blood, nzahora ndi Big Number 1, nzahora ndi Rasta ku mihanda, nzahora ndi Kikong. Sibyo? Nzahora ndi creator, nzahora ndi Queen of the Creator. Queen? Kingi ntago ngiye mvuze Queen. Tazambeshera ntago ngiye mvuze Queen, mvuze Kingi. Iyo byageze mu butabera ntabwo ubutabera ntabwo bureba amagambo. Ariko seka mubaze mwana. Bureba ingaruka z'amagambo wavuze. Reka nkubwire. Ntacyo. Bazareba. Urikumva se? Bazareba ingaruka y'icyaha yatejwe n'iki. Nje nta kibazo mfite. Jewe kwisobanura n'ukwanjye sinasaze nta turuma mfite nta nubwo nagiye indera ndi muzima ariko ngewe. Sibyo? Nimba yirirwa shingura abana b'abagabo b'abandi. Akirirwa shingura abakenisa abanyamakuru ababwira ati ngo bamukomba ibaze kwifata akotekereza ubuse wabugiye kumana umpanira iki wabugiye kukira urubanza urunkirira iki ibaze umuntu watinze akavuga ngo kenisi bamukomba mu kibuno ari umuntu w'umukobwa wabyawe agahekwa kandi atunzwe n'abagabo bro ico kintu kucyumva ico kintu uri kucyumva cyangwa gucyumva gute utacumva se urinjije nkawe aguha passe z'indaya ujyamana nabo niyo mpamvu uje kumuburanira ariko ngiye ngomba kubivuga mpagaze ufite amakuru none se ntago nyafite uratekereza ko ntayafite uratekereza ko bitasohotswe ntago hano hanze byavuzwe sibyo hari inkuru ujye ukora cyangwa ikiganiro ujye uvuga ujye utanga mu bintu wavuze ukumva biguteye ubwoba iyo uri mu cyitegereza cyangwa iyo usubije inyuma ukabitekereza. Ndabashuje kandi mbahaye ikaze kuri akamwana off. Ego. Nyina nta kibazo. Zirikwa. Wita ku bantu bakwanga cyangwa wita ku cyo bakwanga? I love you haters because my country. Cyane ndakubajije. Wita ku bantu bakwanga cyangwa wita ku cyo bakwangira? Ikigikise abantu banyangira. Kigiki abantu banyangira. Ubwo niba ntacyo niba ntacyo uri kwigiza nkana ngewe umuntu nge nanyanga nge nzikunda kandi nzamuha courage yo kunyanga ese ubundi aranyanga arantunze ngewe ahubwo ndashaka abanzi beshi uzi ukuntu nkunda abanzi banjye reka nkubwire uretse kubwira uzi ukuntu nkunda abanzi banjye ariko ngewe urabona Jackie aba yakubajije ntumbwire iby'uriya mukobwa ntukazajya umbwira iby'iriya nshinzikazi jya umbabarira tujye twubahana yego jya umbabarira afite uko abayeho nanjye afite uko mbayeho sibyo ntago imbwa igomba kubana n'intare Sekirori Sekiroshi uriya ni sekibi uriya ni sekibi uriya ubu ni jewe abanyamakuru bakunze kunamumbazaho imbwa ninde intare ninde rebesha amaso yawe rebesha amaso yawe n'amaso aguhe ya paradise uko mbona ntatandukaniro sekiwe urabona ngewe ndi imbwa ahubwo cyangwa ndi intare ndavuze ngo ndabona ntatandukaniro simvuze nimba ari hagati reka tubyorere winsetsa kuko sinyine guseka muri akanya nta nubwo nishimye ngewe ntago ngewe naje kwishimana na bino bisambo ngewe ntago ngewe naje kwishimana nabano bagambanye ngewe ntago ngewe naje kwishimana na bano bantu mani sibyo biranantangaza cyane yoya buretse biranantangaza cyane iyo muje muvuga ngo se ngo ntago kirapfa ukurikira mu kasura gahitaranye ko wese wapfuye ubundi se bapfuye nge barushiki reka nge niyo napfa ntacyo bitwaye mani nge niyo napfa rwose nta kibazo sibyo na mugitondo nahuye n'impanuka umumotari arapfa baramugonga bamurira hejuru ngese ndinde wo kuramba ku isi umwuka ako kanya wakumva warangiye napfuye ibyo biguha kuzamuka cyangwa biguha guca bugufi hano ku isi umuntu agomba kuzamuka cyangwa agomba kuzamuka sibyo akazamurwa n'ibintu bye cyangwa wenda guca bugufi k'umuntu amuntu aca bugufi kubera abantu ikigeni ni ikihe icyambere nk'umuntu ufite experience bugufi abantu bagomba kunshyira bugufi ntago ugomba kuzura umusazi ngo nguhereze ntago ugomba kuzura umutekamutwe ngo nguhereze rukumva buri wese afite ukuntu aza rukumva se buri wese afite ukuntu agomba kubaho mu gihe nge nta kintu nge nkumariye nta n'ikintu nge mariye umuntu ngomba gucisha make nkamukira bugufi wa wundi rero ufite icyo mariye ni ngombwa ngo bimwereke ubimwumvisheho ko
ngomba kumwigisha oya ngomba kumwigisha gutandukanya icetse n'ururo hamwigisha ukuntu yisi imeze kuko namwirije ubusa umunsi umwe nta nubwo yamenya gukoresha amaboko icyo ujye ugira ibintu ugambirira cyangwa uteganya gukora bikakunanira ntubigereho ibyo bintu impamvu ntabikora si byose nuko nabushobozi ndakubajije wowe muri gahunda zawe ushobora gupanga ibintu ariko bikakunanira bijya binanira kuki wumva wabikubitira undi ko we iby'umuha cyangwa iby'umugenera byamunaniye ukabimukubitira ukamukubitira ubwo bubwa ni ukuvuga ngo uri kumva se iyo utababajwe n'abatuye iyo utababajwe n'abantu batuye mu isi y'ubwa irakubabaza uri kumva isi ntabwo ari kandi ni ukuvuga ngo uretse yewe iyo umuntu mbona ari gushaka kugira icyo nkuraho uri kumva ngiye ngomba kumuvuna uri kumva ngomba kumuvuna kugira ngo nanakigeraho azagenda agaciro wowe se ujya utekerezaho icyo kintu uba wagikuye mbanagikuye nanjye mbanakibonye byangoye nawe wagikuye mu bantu cyane rwose ntabwo ushobora korohereza umuntu ubuzima kuko wowe bwakugoye mpaka nawe wabeho nk'uko wabayeho nuvuga ngo urumva se iyo udahuye n'ikintu ngo ukigereho cyakuvuye ntabwo ujya agaciro ukumva se uwakoreye amafaranga n'uwayatoraguye ntabwo ari kimwe twemeze Kayusi niba ndi Kayusi ndamaze wese uri iki uwo ni Kayusi nawe uri kanyunyuzo urakayuki cyangwa uri kinyusi ntakundi twarabatijwe n'ubundi dushobora kongera tukaba ubwo nawe urambatije mwana reka nkubyiye sibyo wewe uganira n'abantu sibyo muhuje ubushobozi cyangwa wenda muhuje wenda imyumvire cyangwa wenda muhujwe wenda n'ubwenge sibyo kuko wewe ibibazo bibera mu imihanda amaze kubimenya urumva se maze kwisobanukirwa uburozi babumpa buri munsi ngo mfe nabi byaranze urumva nese igihe cyose twakora ibiganiro cyangwa ibiganiro byo gutukana no gusebanya ariko bitebye ko ari byo biyoboye iyi si uragira ngo dukore ibihe uragira dukora iki kuvuga ukuntu umuntu yitwara kubi cyangwa abaho yandagara cyangwa bigenda gute bimariye iki ngaho uzitera akanyamerika uzange gushake urebe ko ntagukubita inkoni zo kukabono cyangwa uzarebe ko ntabivuga neza uko biri hano hanze nkabikushira hanze uzarebe ko nabivuga ibyo umuntu yabyikuye uzasazira ubusa ureke gushaka umugore kandi ufite ubushobozi katunga umugore kandi mfite n'impamvu yo kutamushaka so kugira ubwoba se bw'uko umugore azagukubita wamuciye inyuma hari ikindi uzakire bugufi ubwo ngubwo ukicara ugahimba inkuru yawe nkihimba se ngo bigere bite ko ngiye mvuga ibintu bizwi ko mvuga ibintu bikorwa na rubanda sibyo ubwo abantu bose twicara tukabona bari gusebya abantu bari gusebya abandi tubihe great tubisige tuvuge ko ari sawa ibyo bavuga ari ngo ari sawa haba hari impamvu nta muntu washigikira amafuti nta muntu numwe ubaho washigikira amafuti cyangwa wenda ngo umujajinge cyangwa wenda ngo mushigikire umuntu yakoze cyangwa umuntu yavuze kuvuga amari cyo gusebya abandi ahubwo wowe ugomba kumukosora rimwe na rimwe byatewe n'impamvu runaka nkuko ngukuri kumbwira ngo uwo mujinya wawe ngo uzagukoraho sibyo erega burya urupfu amatwi ari mu urupfu ntago yumva ihone kandi uburakari bw'indengakamere ntago bukontororwa ibyo kintu uzakimenya ikibazo ni nyir'ubwo burakari mwana reka nkubwire wisakuriza nimba mvuze ko Jack akwaye sida nyene arayigwaye nyene ndamaze ntago ngomba kubisubiramo kundi nawe arabizi ko yigwaye muha pase uwe yanduje agapfa nabi ndamuzi nanamuzana uretse ko nazana ifoto yewe ko yanamurangije impamvu watanze pasi kwa Jack uwari utanzemo pasi yari umukunze na Jack wari umukunze jure kubwo bugoryi urumva umuti ndawunyweye ikizabanzanga umuti reka tukoreke naho ubutaha ni kazi